Brian atari umutinganyi nanje no kubagura ko na Jihad atari umutinganyi abo bantu naga ari abatinganyi harabona babonye babivuza no muri comment ngo warasebye ngo waradusebeje nukuri ngiye nemeye guseba video za Brian ntazo mfite kamivugire no kuri no live video za Brian ntazo mfite na Jihad ntazo mfite nta nubwo bana ari abatinganyi nahantu mwigize munyumva mvuga ko ari abatinganyi mu mbabarire nongeye gusaba imbabazi kuri live kugira ngo mutavuga ngo wenda nazisabye kuri channel ngo wenda ngo hoya ndazisabye imbabazi ntago DJ Brian ari umutinganyi nta nubwo Jihad ari umutinganyi nta nubwo nzongera kuvuga ko ari abatinganyi unoze ko umuntu arimo kuvuga ngo abo bantu nabatinganyi naga ari abatinganyi man ndabona ari umuntu byanditse hano muri comment naga ari bo umuntu urimo kwandika ko DJ Brian na Jihad ari abatinganyi nge navuze ko atari bo nta nahantu rwose muzogera kunyumva nasebye nasebye ndabyemera ko nasebye nagize ubwoba nasunye bacuvuga ni mu Kinyarwanda ngo kwa bwoba havuze impundu kwa bugabo havuga induru nazagira n'umufana wanje cyangwa abantu bakunda ibikorwa byanjye uko marumva nge nta bafana ngira abakunzi banjye babige naje mwese aba bantu naga ari abatinganyi ntimuzonye no kubita abatinganyi nukuri nibo ndirira gatoki hano abantu bavuze bon appétit murakoze cyane aba bantu naga ari abatinganyi kwere ntimuzongere kubita abatinganyi hayima jewe abo bantu nyene aba bantu nago je nzongera kubavuga ko nyene je nafashe umwanzuro nyene kandi icyongeyeho nyene abo bantu ntabwo ari abatinganyi kwere ntimuzongere Gori biri mu kazi ariko ja reka nseke nka super manager reka nizekere nka super manager niko Breso no kuntu bene wanyu bari wiki ndaje yo bene wanyu weak people are weak people ko bugambo bamwivugije cyangwa byana mwe by'ibifana mwe wongeye kujyanza nkandi bifana kujyanza nkandi bifana kandi bifana rero mbikande mu maso mfite n'insenda reba ukuntu biri wiki aba big energy muzamuke ibyo byana mubanze mubyereke ko mudakina nabyo aba big energy turn up niko bimera ubuzima turaswa kenshi but we don't die bullets open are happy gushira muri magazine yaman. Yo, my beautiful people. Yaman. Mbabonye nago mumbo. Ndababonye ntimumbonye. Iyo umuntu aje kubereka impano murahunga. Mu umuntu abaje kuvuga amatiku mukaza ariko sha mwabyana mwe mwabaye abanyarwanda mujye mubyemera mukunda amatiku ndabakunda sana ndabona abarundi ndabona abanyarwanda Imana ibaho mugisha Imana ibahezagire jewe kweri abo bantu nyene aba bantu nago je nzongera kubavuga ko nyene je nafashe umwanzuro nyene kandi icyongeyeho nyene abo bantu ntabwo ari abatinganyi kweri ntimuzongere Gori biri mu kazi ariko ja abatinganyi ese ubundi niba ndi umutinganyi ndamaze mushiki wawe natinze mutingana barakundegera nyoko wasanze mu buriri bwanjye yaraje arakundegera arakubwira ngo namutinze nabura babara uravuga ati iki gitinganyi kitingana ndakwibujije ariko wambabareje ndakwibujije kubera kwirirwa muvuga ubutinganyi noneho mwarabyamamaje yagoya uragenda ubishyira ku yindi level ariko ikintu kinera agahinda buretse ikintu kinera agahinda nukuntu uvuga ngo ndi umutinganyi wazanye nuwo ngo twahoze ngo dukundana
ariko namwe ikibazo mama ukazajya uko mumuhatiriza ngo we ngo ntabyuzi umuhungu ati ntabyo nzi mama uri kugora yago mwagiye mumwihorera yago mukicecekera nge nari naravuze ko nazigera nsubiza yago mu buzima bwanjye bwose kandi n'ubu ngubu sinje kugutuka sinje kukubwira nabi ariko nje guca akagozi warabivuze ngo ndi ku kagozi wowe unshyira ku kagozi warandemye wowe uma last warning uri mama uri igiki ni iyiherore ujuwa mu buzima bwanjye Aje gushiramo agafaransa ko kujoa ni iyiherore wowe yago ufite ku buzima bwa Brian ku buryo umbwira ngo nguhaye last warning wowe ma last warning nkande uri igiki urinde mu buzima bwa Brian ubu yago finally birangiye gucumuji agakiza basibwira pasteur akubabarire ntago ndavuga ngewe ngicyo ngo ni igitinganyi baguhaye amafaranga yo kwamamaza ubutinganyi cyangwa nawe uri umutinganyi wabuze uko byamamaza ubicisha mu bandi abantu barakuretse ba Melody barakuretse isi yose yarakuretse abantu barakwihoreye akoshana rababaye zirambabaza ukuntu yazitwimye we nashaka zireke imbabazi ngo twazigusabye ngo kubera ubwoba we ninde ugutinya iyo wirebye ubona hari umuntu numwe ugutinya kuri iyi si uvugishije ukuri ubona hari umuntu ugutinya nimba waraduhunze nkuko bivuga ngo wahunze agatsiko uragashaka hiki ako gatsiko wagahunze ugakomeza ukigendera nta kintu kizuza kubwira abanyarwanda sindigera mbona wicara byibuza ngo ushime ese icyo gihugu igihe cyose wakibayemo ibintu byose byari bibi yago wari umuntu muzima utumira abantu bazima yago icyakwangije ngiye ntago nkizi ibyo wifuriza abagenzi bawe bibi birakakubanza inshuro 7 nta soni ngo nasenye ngo abagore ngo abagabo bararira ariko Brian we ndebera Brian wasenye ngo abagabo bakaba bari kurira ndongoresha inyundo ndongoza amavi ndongoza imigeri ndongoza umutwe ndongoza akananwa ndongoza ijosi icyo kintu nkoresha gitandukanya umugore n'umugabo ni igiki yavuze ko ari ururimi ariko DJ wari Panda yavuze ngo n'ururimi niba ufite ururimi nk'urubishoka ariko bana yani urwo rurimi rwa Brian rutandukanya abagore n'abagabo mu uyu mujyi wa Kigali abagore nasenyeye ngo abana ngo narabishe ngo abana ngo mbahereza urumogi we ngiye nago nk'urumogi nshuti yanjye ndigusubiriremo niba unanameruka ndumwe ubwo meruka ndumwa ariko narwo nyiwa ngiye nago nk'urumogi mfite urugo ruzengurukijwe na kamera ni kandi umuntu yafata abantu bose ukacomeka hariya ibiberamo byose umuntu akabibona maze nkareba abo bana nangije waraje abantu bose urabahindanya buri muntu wese uramutuka utuka abantu ngo nabana b'intera hamwe utuka abantu nijoro ubwawe mu kanwa kawe wavuze ngo nakubise inyundo jihad ngo none ngo nawe ngo ndashaka kugukubita inyundo hano turi 94 turi muri genocide ese ko wumva uri umunyarwanda ukunda u Rwanda mama wirirwa uvuga ngo u Rwanda ngo iwanyu ngo u Rwanda reka sinakubwira ayo ni amagambo wakaba ujya kuri live ukavuga ese ubundi waje mu Rwanda tugahangana turebana tukareba shayago ngwino mu Rwanda uri kumva kabigiji wabukazi ngo nkakurangire na kurundemo na za mayirungi byose kugira kuko ndabona ngira ngo n'urumogi rwaho ngaho ngira ngo rumaze no kukuzengereza narwo rwabaye hybrid se uratambuka ngo jihadi ukagira gute ngo ntawe wakubise inyundo wazanye abantu aho ngaho wicaza umuntu aza arantuka avuga ngo mama acuruza agatoranya gucuruzwa ubwonko we warangiza we nze nkuzanira ibya nyoko na mwene nyoko ibyababayeho mbikuzanire nje mbikuzanire hano wakwitonze kora ibyawe nundakora ibye njewe reka nkwereke fanya byako nanjye nkora ibyanjye ikibazo kive mu nzira ubundi watashye mu Rwanda tukarebana ubundi neza cyane uri kurora aho nga uri mu buhungiro warahunze nyine je hari n'igihe mba nakugiriye impuhwe
nakwigiriye imwe kuko kuvuga ugaterana amagambo ufite ibibazo byinshi byarakurenze vayo wagiye ugurishije n'ahangaha nikanya ngwino nge ndagukodeshereza inzu ubona aho uzarya uryama n'uwo mugore wawe kugira ngo mwirwe muryamye mu ntebe genda ushaka ibintu utunga umugore wawe ndakwisabye utunge n'uwo mwana wawe unkure muri ako kayozo kawe bwije bwakeye. Aba rero abo bantu bunavuga ni nabushyira mu bibazo. Nk'ureba guhaye video usigira ngo ntiwamushyize mu bibazo, wamushyize mu bibazo hahandi we no kubyikuramo bizamugora. Kandi je wemeze gutya nacanye ku jisho gutya pa we kubyikuramo bizamugora unabimubwire kuko umunsi namukubise hanze azagira ngo akubiswe n'inkuba. Icyo tucyumvikana uzahagara hari ugenda umuvugire nta mafaranga y'inzu ugira utunzwe na famiye y'uwo mugore niyigutunze. Jya muri YouTube ukore uvuga ibizima uzane content izo ushaka zose, ariko nimba ndi gutuma ugira udufaranga ukamvuga abantu bakakureba ukagira udufaranga nukuri kw'Imana nguhaye rugari. Mvuga pe banyarwa nimwumva yamvuze muzamure cyaza bari gushaka ibitu genda upagase ushaka amafaranga kuko imyenda wirirwamo niyo dabiju yakuguriye ahubwo ndi nkawe nakayitaye nkagura indura yigura iki ufite iki wambobowe iraho ngaho gusa yihemba rusatsi. Banzu ugende mu unyitegereze nawe wirebe uje muri mira wirebe noneho unicaro ariko n'aba bantu ufitiye umwana ubu ntibumiwe aho ntuzanabarira umwana mu nzu ariko se batatwohereje ntiwanamuta baba bagomba kohereza amafaranga mukabaho. Wananiwe amafaranga niwatungwaga na dabisho si wowe wagutungaga si wowe wakwishyuriye inzu. Dabisho ko harira tubizane tubimanike nka hariya ja niyishyurira inzu imyaka wanyitegereje uri bukuva muri TV10 ukuntu horaga undirira ndaburaye ngize ntya wabiye w'abanyarwanda bibagirwa wabagiriye neza koko bibagirwa bagiriye nabi bibagirwa bagiriye neza. Njyewe hari n'igiceri cyawe cy'icumi wampaga ko nahoraga nkwereza udufaranga two kubaho reka mbikubwire sinjyana navuga uretse ko waje ukigira akaraha kajyahe nayaguhaga kubera ko nkurongora cyangwa undongora kwari gutangira ngo abantu ngo birirwa barongora karongorana na nyamusiga hamwe. Ese ubundi abantu barongoranye urababara cyangwa uraryoherwa? Stop, sohoka mu bitsina by'abantu wangegera. Leta y'u Rwanda ntijya yivanga mu bitsina, ntijya yivanga mu mibonano mpuzabitsina. Ubuza kubyidumburamo nkande oya mube muretse gatoya ngo wowe ngo rero ngo urareba ngo abana b'abahungu mwene nyoko mwene so bazane wabagira inama bakajya kurega muri ribu ko we bataruziza imyaka ibiki banza urebe imyaka ufite. Umuntu w'umugabo wirirwa mu busutwa wabyaye va mu mihanda ujye kurera umwana wabyaye genda ushaka igitunga umwana wite no ku mugore unamukorera udusatsi abeho neza. N'urukweto wambaye ibintu byose dabije buriya telefone iyo duhuye n'inshuti yanjye ni nacyo kintu cyakubabaje iyo duhuye ndebamo n'urukweto mbona wambaye n'urwo yakuguriye mwoherereze udukweto hano i Kigali wambare. Ukeneye iki tugufashe turagufasha aho kugira ngo uhore uvuga ngo usakuza gutya we burya ko ku mwana yerekwaho nyina aguye agaseka ubwo ko bajya bavuga ngo nta muryango ubura ikigoryi wowe ubwo ntiwawubereye igihoni. Wirirwa usakuza ngo abantu jewe nta mahoro nshaka muri iyi mihanda kuko ntago ndi UN you guys. Umuntu uzashaka kundeba nzamureba uzamvuga nzamuvuga kuko mfite umunwa n'umwanya ndawufite. Nani nkwibutse ko nta nicyo mpomba muri iyi mihanda je nta kintu mpomba pe nta na kimwe nimba uzi ko hari icyo mpomba ukiri nta kazi nje kukwaka nta niki aka kanya upfuyuranutse. Ngo Jihad namukubise gura iyo nyundo yikubita uwo mugore wabyashe
wakaguze n'imyenda nkakubona uhagaze unasa neza uravuga iki se ko wabuze kuko yabuze yagushiranye ivuga uravuga iki ufite cyo kubwira abanyarwanda ntacyo ufite cyo kubwira abanyarwanda ngo nashyize video hanze ibyo se n'igifu kirabeshya ni wagiye ushize hanze ama video y'abakobwa wagiye usambanya nituyikoreye ahangaha ariko tuyashyize hanze byabigize icyaha ntabwo twebwe turi nkawe we ntuzongere ukora akazi kawe ukore ibyawe rwose nta kibazo nta muntu kwinjiriye mu buzima bwawe ahubwo uri gutuma abantu bari buze kubwinjiramo nta kintu duhuriyeho rwose nta na kimwe pe na content ifite si ufite niyo yabayo ntabwo twazivuga kimwe wowe rero ukwiye no kujya gusengerwa ahubwo igihe cyose ngo abantu nabatinganye nigeze nkutereta naterese mwene nyoko uzuriya mwana waguhaye iriya video umubwire arye ari menge nge sinje kumutera ubwoba kuko burya ngewe ndabika cyane kiko ngewe ndabika cyane ngira inzika mbi cyane ngewe ntabwo ndi ngura inzira nta mbabazi ngomba kugusaba kuko ntacyo nagukoreye icyo ni kimwe imisatsi yarashokonko imeze nk'ikigunda cyane kwiyogoshesha cyangwa uriyitaho se urabishoboye nawe ubwawe wariyanze depression irenda kukwica wowe urwaye bipolar madafaka ngewe niwongera no kunzamukana hano nzaza nkwibutsa ibyo mwene nyoko yakoze nyoko nzabikuzanira hano cyewe ntabwo ntinya umuntu mvuga ntabwo mutinya rwose ahubwo ubone n'abakuru navuze se ubundi aterana amagambo n'umuntu w'itabi ngenda nasaba ribi kuzana ese ko nta ukuboko k'ubutabera kutagera yago ntago ndusha kuvuga ntundusha gutukana ibyo ndagira ngo mbigukonfirmire hano ntago bindusha rwose tindure kutanarwaye bipolar apa y'ibyo byabwenge wiri gufata ngwino twese badupime turebe ko ibyo tuvuga hari kibidutera bagupime nanjye bampime ibyo bintu abantu barabihaze wavuye muri kino gihugu nimba kirimo abatinganyi gwanzira wagiye muri Kampala batari amahoro urarwana n'iki ufite ikibazo cy'uko ibitsina by'abantu babikoresha kuko urumva utaranataye umutwe uretse no guta ubwenge kuko imbwa yahaze ntimenye urugo nabize ntibasoma ninde muntu mudafitanye ibibazo muri iyi mihanda abantu bose barabazengurutse mutukana mama ni jihad da niko nkubaze di njewe nta kintu na kimwe dusangiye nta nubwo twigeze tunasangira kuko je namaze kubona kuri akajajwa mbere ukiva kuri TV10 bura njewe nkungira umuntu kure nakureberaga kure ntakwitaza maze kubona kuri akajajwa ugenda uvuga abantu mwaryamanye ukabashyira hanze we waba ushyira hanze umuntu wakwamburiye ubusa ukareka gushyira hanze uwabwamburiye undi ko twabiki n'ibyo n'amavideo umuntu yanze gushyira hanze nuko twabikoreye abo washyize hanze ari wowe urabizi njewe rero ntago tujya imbizi mu bantu uzayoberaho ugenda uba amahoro ukora ibyawe nanjye nkora ibyanjye kumva ngo nje hano ngo jihad ngo yambabarire naramuvuze so what ntabwo jewe ndi ngurinze nasanze urakajajwa nakumvise ahantu gutega amatwi sangura akajajwa urakajibwe uragasutwa nakureba indeshyo n'ingano hasanga ntibihuye ntago byavamo ukiva kuri TV10 wahora gutaka ngo inzara irashira ariko gihemu ntigishira da inzara irashira igihemu ntigishira hanyuma none se ubundi ndacyakubereye umuzigo icyari kikubangamiye ni video wayishize hanze abanyarwanda urabona hari ikintu byatwaye izo nyundo zegeranye ugenda uzikubite so na nyoko cyangwa na bene wanyu ngo wabakubise inyundo nyagukubitwa n'inkubawe ni rekana nakubwiye je n'ibirego nari narakureze narabirotiriye nabikuyemo kubera nasanze ndi kudiringa n'umuntu ufite ubugome wenda utavuze ngo afite ibyaha ufite n'ibibazo muri wowe wifite ibibazo nawe si wowe wabitewe n'ibibazo ariko
icyo nkikubwiye kuko umuntu arareba akavuga ko ibintu ashobora kuza bakanamupima bakavuga bati ni urumogi rwabimuteye gusa urabona ntaba ndiwe n'imbwa yago rero nimba warabuze views wicare usaba abanyarwanda ubereka icyo ugiye kubabwira bakukurikira. Abanyarwanda n'abana beza nta muntu banga, baba bazi yuko umuntu bamufite ari ikirara, sibyo? Ubu se wibwira yuko abanyarwanda baranzi neza, barasobanukiwe, baranzi. Nzagukorera mu muhogori uzagira ngo ukubiswe n'inkuru, jewe utagira ngo nahangaho umuntu aba yarakwihoreye. Uricara ngo abantu ngo bagize bate ngo ayo mati ayahe mati ntiwagiye ukisararanga ukikarakaza amafaranga ya dabije azakurwaza umutima. Hari n'igihe uzikingirana umutima ugacika, nutagana abaganga ngo bakwiteho ngo unagende mu rusengero bagusenge. Wige kubana n'abantu, iga kubana n'abantu. Niyo waba uri umunyamafuti kajana umunyarwanda arakumva, none se yagira ati ibintu wavuga kuri jihadi nta muntu ndi bukomangire ku nzu ngo ngende, nta muntu ndi buze guhamagara ngo ntunga, nta kibazo. Nuko byumva gusa bakikomereza, nta kintu bangira, nta na kimwe ja. Ese ugira ngo nta kintu na kimwe bagira umuntu? Wicaye ngo ufite amavideo y'abantu ngo ugiye gushyira hanze ngo ntaho bazaca. Inzira waciye se umuntu ntiyayibonye ntiyayica agenda. Ariko turi mu gihugu nta umuntu ateze kujya. Ndashaka kukwibutsa wa muntu wakujyanye wari wararondogoye ngo azakujyana muri Canada, ubaze ntuzenya ibintu byawe byo muri Canada aho byageze. Hari ibihugu bigendera ku mahame y'uburenganzira bwa muntu. Ibintu byose mwavugaga biba bigomba kujya no mu Cyongereza. Niyo umuntu yaba atakizi yagisemuza, niyo cyaba ari ikihe kirimo. Dossier yawe yabaye iki? Yabaye closed. Mwibwira yuko amambasade s'abantu batavugana nayo, cyangwa wibwira ko abantu birirwa bikaraga muri imihanda ukagira ngo niko kazi bakora? Ikibazo kigira nuko ibi bintu uzenya aya ma YouTube niko kazi mugira mukora. Mushaka utundi tuzi mukore, izi YouTube ziba accessoire, ariko ubuzima bwanyu muragenda mukabushyira muri YouTube mukumva yuko ariko kazi kagomba kubatunga. Shushu, YouTube iraguhinduka imeze nk'ikirere. Siyo mpamvu ntubona ko wanyaye kukayiko. Ngwino ubwira abanyarwanda uzane content. Nimba wabibuze nazanye Juju, nawe shaka ikusaho ngaho, cyangwa ufate no umugore wawe mwicare mwitereke muvuge. Abanyarwanda baragukurikira, abanyarwanda n'abana beza cyane. Wiza gutera njyewe, reka nkubwire, nta muntu uteze kunyangisha undi, nanjye ntawe nteze kwangisha undi, kuko nta munyangire ngira. Umunyarwanda iyo yagukunze aragukunda, iyo yakwanze arakwanga setu. Nta nuwo nkomangira ku rugi ngo ngwino, nta nuwo nkomangira ngo mpe. Ibyo uvuga byose baraza bicare barebe, banumve, bavuge okay, urakoze cyane, uduhaye sho, amaso yacu urayogeje. Ikindi so baragaruka kwa Jihad bavuge ngo niko seda, nanjye nkanababwira niko hapa. Ugira ngo hari ikindi kintu bakora? Ahubwo kuki ushaka kwangisha abantu umuntu ugasetting icyo kintu? Ese kucyumva ko abantu bakwanga? Ikunde basi, ikunde, wigirire n'icyizere. Ariko icyizere cyaragiye. Shaka umva, uratuka abantu ngo ni indyarya ihimwa n'indyamiriza. Buriyani ntiyakurwaje ururimi rwenda kugoba. Njyewe njya nanamureba nkamubwira ntariko se mwashyaga mwaruriki. Ntabwo yakurwaje, ntiyakubaniye. None si ibyo uri kumukorera ntabwo abantu bari kubibona? Umutuku umutesha agaciro yakutwaye iki se nyabo? Yataga akazi kakaza akakubana ururimi rwaragobye. Ubu noneho ko wabaye sina ndugu, noneho ninde wakugeraho ja? Ninde ko abantu bose niyo bakugezeho bucya wabatutse? Imihanda yose sabe. Ubundi abantu sabe yakutwaye iki? Ngo ngahari mu kagare warakaguzura gatunga. Aha sindi pararigowe. Ariko nta muntu numwe mudafitanye ikibazo muri iyi mihanda. Isuzume yago ufite ikibazo. Abantu rero wagira ngo abanyarwanda ntibareba, bagira ngo ni njyewe nawe n'abandi wenda bakuvuze. Abandi banyamakuru bose bigeze bagushyira hanze, yashyize hanze by'umugore wabo yatangaje, kandi still njyewe nari ndi mu murongo wanjye ndi gutangaza ibyo numvise. Urumva yaranganye, turakora datsitse. So wakoze iki? Waragiye wiyahuza urumogi, niwo muti w'ibibazo se? Abarundi ntiwabashwaniye,
reba ibintu by'i Burundi bakutwara i Burundi bagutwara nahe hose hari abarundi bose nibo bashwaniye nabo bakugize batese bose nibo bahereka umurongo batuka gerageza wige kubana n'abantu kandi kugarura icyizere biroroshye cyane gusa biragoye kuko nta kigoye kugarura icyizere kuko n'igicucucucu cyawe kiragusiga Dabiju uyobewe ko yagutunze akanakugura n'imyenda paka akanakugura box cyokora uwo nguwo ntago utunzwe na famiye zabo tuba dufite amakuru nuko duceceka sometime umuntu akanicecekera kuko siyo content yanjye yagubwo nakuvuga nkazinji zangaye koko nayo arimo warakayutse wabaye warakayutse ubyumva ngwino ukore content uvuge ibyo uvuga nimba hari biri kuvuga ku muntu ubivuge ntaribi n'ubundi njyewe rero ndekana nabikubwire rwose ahubwo binabaye byiza wajya ku wa mbere umvuga nta kintu bishobora kuntwara ariko bitera ikibazo iyo winjiye mu kungo kuryamana ngo yaryamanye n'uyu so ubushaka se gufata ukuguru ubushaka kubura aho ngaho ngo wenterivene ese nkubaze uri gukora plaidoyer uri muri advocacy uri mu biki andika petition paper uyiyohereze mu nteko nibyo byiza cyane kuko ukeneye ko itegeko rihinduka uko wegera abashinzwe no guhindura icyo kintu ariko kuzana kuri social media twese turazikoresha wibwira ko birusha se bande abantu waheraga mu gitondo uvuga ngo ni baba baninge nigeze nkusaba ikiganiro no munsi numwe shifaya ababiguhaye ntibagutunze ntiwicaye ukarya ukanywa baguhaye ibiganiro none si byo uri kubakora ntago abantu bari kubireba numva rero nkubwire tandukanya abantu ugomba gutondagira nabo utagomba gutondagira ikindi kuvuga si ikibazo rwose wivugire ariko nujya mu bintu nibigera mu bintu by'imibonano mpuzabitsina cira birarura kuko igitsina cyawe ntawe ugenga uko gikorwa kubera iki uko gikoresha kubera iki uza kugenga uko umuntu akoresha igitsina cye birakureba na leta mbikubwiza ukuri ntago ishobora guhagarara ku cyumba cy'umuntu ngo uri gukora imibonano mpuzabitsina gute mwanya wawe wowe nyagacyuguru wirirwa nk'urumogi rwakurenze kuba ubuzi ibintu uvuga nimbwa ntimenya hitwa icwende dekaturiya se wari uri gutuka ngo ni inyangarwanda nje ntago ndi nguri inzira buriya reka nkubwire uyu ureba gutya umva uko ucaho imihora ni myinshi niyo twahura tujye no guhuza amaso nasa nkureba hasi niyo byagenda gute sinshobora imbwa ntimenya hitwa icwende ntiwari uturanye kuri rayivuye reka bra ntiwari uraho ngaho uri kumutuka ntawe utatutse nyabusa sembera wali ni wabaye sina ndugu icara utuze wumve yuko nta n'umuntu ubu kwitayeho ariko narinje kuvuga ku kintu ngo kijyanye n'inyundo yeguruye kubita ushaka jihad mukure mu kayezo kawe nje nushaka kumvuga ugenda umvuge uvuga ibyo ubonye byose ariko nugera ku kijyanye n'imibonano mpuzabitsina nugera kuri sex orientation y'umuntu ucire birarura kuko ntumfatira ukuguru icyo baye nkigusubiriyemo cyangwa uzutanga ikirego utifite ikibazo mbangamiwe nuko uyu muntu akora imibonano mpuzabitsina bazakumbariza mu mategeko nimba ubahagaze abo bantu bazane cyangwa babwire bagiye gutanga ikirego cyangwa unabazane nabo baze bishyire hariya ariko banatanga amakuru ashingiye kumenyetso bareke kuza guhimba no story no risk umuntu araza ubu ni gute umuntu ashobora kwicara nimwirirwa mwandikira abantu ngo nimuze muvuge gutya ko waryamanye na runaka yaryamanye nande nkorera online video nizi kugera aho uzavuga nkorera online mbwire nakariya kana ndabizi kari hano kari ukabwire ko si jewe nta terabwoba ngira iryo terabwoba ryararangiye hano mu Rwanda nta terabwoba rihari yago ngwino uvuga ibyo ushaka iterabwoba nabwo riri muri Kongo naho ahantu M23 itaragera niho rishobora kuba risigaye aha mu Rwanda nta terabwoba iryo ari ryo ryose rihari noneho rero njyewe umpiga ubutwari turatabarana undusha intambwe ndamwisunga uzantuka ku wa mbere ngo utuke ku wa kabiri kuko ururimi ndarufite nararutyaje noneho nanabikubwira umuntu yahereye kera kwihorera none rimwe nanavuze ubu ngubu ntubona ubu tuguhaye n'umukoro genda uvuge baze barebe wavuze runaka
njyewe rwose pe ndi mu bantu banakwihoreye kuko nasanze ufite ikibazo gikomeye cyane. Njyewe tuzavugana nibamara kugukura muri rihabu, uzajya ushyira ubwenge ku gihe wumve ko ugomba gutuza. Abantu bose bo muri YouTube warabikomye. Ese ushaka ko YouTube yawe ariyo bareba yonyine? Wake up. Ikibuga ntago kikimeze gutyo. Uru ruganda ntago ari urwasko, nta nubwo ari urwanyu kuba. Ubugira ngo abantu baze aba banyarwanda bareba buri muntu wese uhise ibyo avuze, barareba bakikomereza bakagira ibyo bakuramo. Nimba rero ibyawe nta zana content abantu bakurebe, nimba wayibuze uvuge bagushakire content, ibintu bigira inzira. Nje nta kintu mumba muri iyi mihanda nabonye warabyaye. Tuzagongana, tuzarebana neza. Ikindi njyewe nanababwire mw'abanyarwanda mwe, nta mwanya afite wo guterana amagambo n'umuntu wahunze igihugu. Wahunze igihugu. Genda ukorana ibiganiro nabo ushaka. Njyewe ntago ndi mu bantu bazana abatumirwa bawe, ntago ndi muri ba bibazo bagiranaga n'abantu ngo batumiye umutumirwa ngo uyu nibamubaninge, ngo uyu nibagire gutya. Oya, nta kintu na kimwe rwose duhureho n'abatumirwa ntitubahuza. Numva nabishaka uza imihora ni myinshi, nuba wanatumiye umutumirwa wamutumiye, nzabishyiraho akadomo nge simutumire. N'ubundi ntago azabaje kumvomye. Uri kumva? Shaka content yawe kuko kumva ngo bavuga yago bakuvuga se niki. Waricaye utegura igitaramo, uragenda ureme indirimbo, igitaramo kirahomba. N'abagufashije mu gitaramo urabatuka, n'abataraje urabatuka kubera ko bakurungurutse. Nikiraho jewe nta kintu na kimwe duhuriyeho, nta na kimwe. Ntidusangiye umugore, abo bahungu uvuga ntitubasangiye. Abahungu mugendana n'ituma ibobo, irebe nawe kategori yabo mugendana. No mubake n'uwarya inda yarya inzungu, nta n'uwakudaraga wowe nukusuko nguko. Ntawe rwose iturize umunsi ushatse wese kumenyekana ngo yaryamanye na kanaka, ushatse kumenyekana ngo yaryamanye na kanaka. Nge se bintwara iki? Ije bintwara iki? Ese ubundi waje ngwino mu Rwanda, hakore ibimenyetso. Apana kwirigura aho ngaho. Nje rwose mwabantu mwe guterana amagambo n'ubu nuko inyundo isobanuye iki? Inyundo isobanuye ngo yakubise inyundo kwitwa n'inkuba. Njyewe ndakubwiye ngo yagoje twumvikana, kora ibyawe nanjye nkora ibyanjye. Maze igihe kingana iki nkora, umaze igihe kingana iki ukora. Ariko warebye yuko noneho nta kiri kuva muri gutungwa na famiye y'umugore, kuko amafaranga ya Dabiju ntayo kibonye, ubu byaranarangiye. Fini, ahubwo hindura imyenda kuko utwo twe dufite n'utwa Dabiju. Ubundi wibereho amahoro, utuze. Umuntu yakagiye kuri YouTube akicara akavuga ntawe ubikeneye. Uricaye. Namwe banyarwanda murebe, Brian bagendanye wamusapotinze, araho ngaho aramututse. Abagukobwa mwaryamanye wabasize hanze. None si ubwo gushyira rubanda hanze byatunanirara? Nje nta bwoba ngira, icyo mbanze nyikubwira. Tuzahanganana cyane rwose. Ikintu ugomba kumenya nuko jewe ntakwitayeho. Ariko naje kubera ijambo bavuze ngo wakubise inyundo. Wari kubisendeze, wayikubisende. Nakomeretse he? Brian, sawa wakoze. Uyu uzaba akiriho Spiriyani, papa we umubyara yakoze genocide. Ujye mwumva ahantu runo rwango ruturuka, n'izi hate speech ahantu ziva, kuko baca umugani ngo isuka igira isoko, imfura igenda nka se. Muze hano mundikogira nabwo mu mpere RMC Scovia. Uyu muntu ni umunyamakuru, uyu Yago ni umunyamakuru mufitaho iwanyu. Iyi niyo mirongo y'itangazamakuru mugenderaho. Numbwire ni RMC ndikubaza. Ijambo muzana hangaha ikindi. Ese ubundi mbaza, hari umuntu unyibukije
data afungiye Nyagatare byibura ngo nzaba ariho njya no kumusura. Cyo kora mureke mbabwire, nimba niko ye niko seja mumbariza umuntu witwa Yago muri kodinge mu mushyiri uti mukuru wawe wari umusirikare akaza kujya no gufungwa, ninde yafashe ku ngufi wanyu? Namubabwira nzagaruka hano mbabwira ati yababeshye, cyangwa nze mubabwira namubabwira uti Jihad yavuze ngo hari mukuru wawe wafashe ku ngufu. Yafashe ku ngufu nde iwabo? Yago narinzi ubundi ko hari amatiku mu mihanda turayagira, ariko w'amatiku yawe ateye iseseme. Ateye iseseme. Ateye iki? Iseseme. Ni ikihe kibazo ufite kuri njye? Ikindi nanabamenyesha ikintu kimwe kitagira icya kabiri. Data mbasubiriyemo ntagafunze. Uri kumva? Ntagafunze rwose. Keretse nimba afungiye iwanyu Nyagatare. Kabone kandi niyo yabafunzwe ntago byaba bindeba. Ntago ari ibyo byaba bindeba, jya umbwira ibindeba muri iyi mihanda. Ntago byaba bindeba. Ibyo biba bireba inzego nawe byaba ari nibye. Mbasubiremo kabone niyo yaba afunze koko. Ntago byaba bindeba. Nyumvira ye. Yego ye. Ngo ndeke kugira gute? Ngo gusebanya. Ariko jewe iyo nje narababwiye iyi mihanda nta kintu na kimwe gishobora kumbabaza, mujye mwicara hasi nanjye mbakune. Yago njo hapa ni kukune, njo ni kusute. Mujye mwicara hasi umuntu abakune. Kandi ibintu byose uri kunyifuriza wowe Yago nibyo biri kuvuga. Warabyaye. Warabyaye. Bizabe kuri uwo mwana wawe. Cyangwa bibe kuri uwo mugore wawe na famille zawe zose. Ibyo buraho wifuriza umuntu bizabe kuri uwo mwana wawe. Ntiwabyaye? Nanjye ndi umwana wundi men. Ibyo wifuza bizabe kuri uwo mwana wawe n'uwo mugore wawe, uwo mwana w'umukobwa wafashe ukarindagiza ukagenda ukamubyaza akiri muto ukamwicira ahazaza. Ntakiri muto, ntakiri uruhinja, mubaza imyaka afite niyo ufite wumve ko munangana. Kavuga idahiye kavugisha induri birenge ngo nawe wankumwira bantumye. Ibyo se byo kubivuga njewe wawe bakubwiye ko njewe ninde wabikubwiye ko ibintu ushobora kubivuga bikaba hari ikintu byambabazaho. That's why nicara hano nanjye nkabasubiza. Ubu rero ngutangariza ikintu kimwe. Shaka urumogi unywe unkureho akarindi. Njewe tuzavugana neza tujyane mu bintu bizima, ari uko urumogi rwagushizemo, kuko urwo nirwo ruri kukuvugisha nta n'ibindi. Itonde nanjye nduruhinja rw'undi mubyeyi. Nta soni umwana nanone kandi ngoyi wowe uri kubyandika kandi ngoyi. Nta soni. Gize sindi umwana w'umubyeyi. Namubwiye ntibyanyifuriza bizabe ku mwana we. Yabyaye. Mu minsi ishize naheruka kuvuga ngo namukubisa agafuni gakubitwa n'inkuba itagira amazi. Yego ye. Ni Jihadi. Ngaho ni myumvira. Icyo rero nicyo kigomba kubatesa. Mwicare hasi dutukane. Nimushaka gutukana nanjye? Nimushaka gutukana nanjye? Mimi niko hapa. Iby'imihanda ni barla. Iyo bazatuka Jihadi nutangira ugize gute. Njyewe niza kuba nanjye nzajya mbasubiza.
ni ndibaza namaze kubamenyesha icyatumye mentioninga ngo muze kundikodingira mushiririza inzego. Njyewe ninjye kame nkabyinane muri iyi mihanda. Umuntu akagira atya sinabonye se n'umubiri wako waritunnye wihinnye n'urumogi uba waragaburiye uwo mugore. Nabonye amafoto sinzi foto yagiyeho y'akantu kagace mbona umubiri umeze nk'uw'abasaza. Muzi yuko je ntarakara ndarakara pe. Sinzi agafoto nabonye mbona umubiri urameze nk'uw'abasaza. Imibiri y'impinja sheri ubinyerera ibinyerera ariko nta kuntu wafata urumogi ngo urugaburire umugore utwite ngo bure kubya. Nta twarabyitegereje. Imibiri y'impinja tubona ibinyerera. Imibiri y'impinja ibinyerera. Wowe nabonye ufata akapica gatoya sinzi nimba ari we cyangwa atari we. Mbona umubiri umeze urikona. Dada. Mbona umubiri urikunje. Umuwa abantu bakuru. Anazeheka se. Akira mutoto. Wowe ho gusa nakavurivundi ni ibintu byawe. Urasa nabi. Umva urasa nk'imbwa yiba amavuta maskini yo. Reba rero noneho. Nsigaye ngira n'isoni zo kubisubunda musu. Akeshi sigaye umuntu azajya aza navuga mu ntuzi. Aho natahaya. Oya cicika. Ngo ndeke ibyo bintu. Biretse ne. Ese iyo bari ko ngo jihad. Numwana nabonye umubiri. Ego ndavuga ntaho ntuyu ni umwana se cyangwa dada umwana ni mumushakire kigozi. Shaka kigozi va mu matiku va mu bujajwe urakuze ushake kigozi umwana urasa nk'imbwa yiba amavuta warakobanye wagize utya ndeba sheri mina waka nitkuza bakiro Sipiriyani. Yes of course niko nitwa niyo mazina yanjye. Urashaka se nayo kuyanziza da. Icyo cyo wabukisha kavugida hiye kavugisha induri ibirenge ndavuga oya nje wamvuga gihe nyine se have muhamwe. Abantu bose warabazengurutse batuka mucunge nta muntu numwe wishwe n'umuntu wakuhaye urumogi bwa mbere mu buzima bwawe niwe wakwangije uzaburi ujye kureba umuntu mwasangiye urumogi wumva ngo nibwo busirimu ngo urakiza nguko ju ubundi waje muri iyi mihanda uvuga uti uva kuri tifitene niho bibazo wabitangiriyanye n'abantu wirirwa wirukanka inyuma y'abahanzi bamwe na bamwe bagakura amajwi mu ndirimbo mwakoranye wirirwa ubahereza ntuze. Ngubu Kampala wirirwa urya ibiryo byo ku mihanda unacuruza izo kanyanga. Ninde muntu wo muri Kampala watumira mugakorana ibiganiro nka kangahe? Ubu rero nkutangariza n'umuntu wa hano Kigali muzajya mukorana ikiganiro nizajya bituma njya gushaka amakuru yo nawe nze mwanike wumve noneho ubwego ngiye kubigezaho bro ngiye kubishyira ku rundi rwego n'undi muzajya mukorana ibiganiro hano. Nabonye bakoranye na Madvenge Sudro wo gukorana nawe koko. Nabonye baza batumuka ivumbi mumeze kimwe. Wagiye no kumwakira wambaye kamambiri. Nuwa muzajya mukorana ikiganiro wahinya rugege mbona ashoboye gushaka ize nzajya shakize bibe impamvu yo kumukoza imihanda. I'm telling you. Kandi ndabikubwiye. Ngo Mavenge Sud wagiye kwakira umuhanzi muri kuri revimwe wambaye kamambiri. Niko seshu yago enda hano barumuna bawe b'impanga bafungiye bazira gucuruza ibiyobyabwenge na kanyanga. Enda hano bari heda ntibafungiye Nyagatare ntibazira gucuruza ibiyobyabwenge na kanyanga. Nta kanyanga mu Mutarashu yaracitse
n'uyigerageje kuyinjiza ayinjiza yayinywereye i Buganda kaza yinjira ati bimeze bitatu nayinywereye Kampala. Barumuna bawe b'impanga bafungiye ikidada Nyagatare gucuruza urumogi n'akanyanga. Of course bura baranayinywa. Sheri n'akanyanga Nyagatare hano. Ariko uzambwirira abanyarwanda mukuru wawe wapfuye uwo yari yarafashe ku ngufi wanyu. Cyangwa nzaze bafunze ibyo nyine. Bafungiye Nyagatare bazira gucuruza ibiyobyabwenge birimo n'akanyanga n'urumogi. Nawe uri kurwiyahuza i Buganda. Reka rero nkubwire yago bajya bavuga ngo agahinda gashira bake ni umugani umunyarwanda avuga ngo burya agahinda gashira bake ngo nutagashiza aragapfana uzapfana ko gahinda kawe ufite wiza kukanturaho ntago ndi we niko seja yego ye la jihadi ego isirikoreye wowe ngo nimba ari konfi wati dilani karengi wanyuka giyo badasi cyagakubwe n'umuruho wowe horeka nkuboroke wacyohewe aho waherene nakwihoreye nawe isano naryihoreye yago gerageza wige kubana n'abantu ubu wakice ugatindikirikirira umugore wawe ukamuha nako gaciro uri mu busutwa uri mu magambo uri kwirwa wiyahura ku bantu batanakwitayeho ariko jewe nababwiye kuzajya ntuka kuwa mbere nzajya mutuka kuwa kabiri unutse kuwa gatatu nkamutuka kuwa kane wigize Clyboy abanyarwanda batinda kenshi nibajya batinda mu mugayo pasoni bwije bwakiye Jihadi Briani Sabe n'abandi byibura bamufite njyewe turapfiki nta kintu dupfa ntacyo uretse kuza kunyiyahuraho gusa nanjye uzajya uza kunyiyahuraho nkwereke ko mpari n'undi wese uzabikenera muri iyi mihanda agashaka kunzamu ku we byaragucanze i Bugande baraguhaze bamwe bakwima ibiganiro waradepimye garuka mu Rwanda icyo nasaba urwego rw'ubugenzacyaha ruzakunjyanira muri rihabukire we buzutu yagwa buzutu niko nta kibazo ngomba kugirana n'abantu nje nta kibazo mbafitanye n'umuntu uzana baze muri iyi mihanda njewe nta n'umuntu ushobora gushwanira uzana baze tu Jihad aragushwanira nuwo wakumva ngo twarashwanya zakubwira ati ninjye wananiye Jihad ntago jewe njya ngira ibintu nk'ibyo nibanira neza uzana baza abantu baha muri YouTube baba YouTubers mwese mumanika amaboko hejuru nta mu YouTubers naha n'uyu numwe ngirane kibazo nabo kuko abenshi ni inshuti zanjye abenshi bamwe ntawe nubwo mbazi nta muntu rumva muri kumva ntawe ubaze n'aba YouTubers bari muri iyi mihanda ariko wowe wananiwe kumvikana n'abantu wahora gugirana ibibazo n'abantu wari bwumva jewe ndi kuvuga ngo ndasaba imbabazi uyu muntu ngo twiyunge twagiranye ibibazo nta bibazo by'abatumirwa tugira nibyo wagiraga uri mu matiku yagubusutwa bwe bwatangiye kera uze kundeba ntujye kwa runaka utarajya kwa runaka abenshi wahamagaraga turi kumwe abenshi bakanambaza ariko se yagafite ikihe kibazo ntujye kwa kana ka gukora ikiganiro njewe se hari ubwo nsagiye nawe batumirwa inkemba rusatsi gusa n'urusatsi rubi n'urutwe rubi urirwuraho wacuzinga abantu ubatuka ugira ngo njyewe narabibabwiye umuntu uzantuka nanjye nzamutuka ntabwo nzaza kugutuka hano utantutse ntibishoboka nta soni sina hamu ya kici
Njyewe ngo mbayeho ngo kubera YouTube ja ubu rero YouTube ni ikibuga cya twese uri kumva buri 21 kugeza kuri 26 bamwe na bamwe tujya guhura muri Eco Bank naho uzagize tuhahurire ngwino ikigarukore kora content ugira ute ushake nimba content yawe yakunaniye wiza guhimbirwa ku bantu cyangwa se uzutwike nta ribi uvuga amadega y'abantu nta ribi hemba rusatse gusira aho ngaho nimba content zakunaniye shiraho content yo guteka uzabuteka iki se uzerekana ikihe gikoni ufite ikihe aho Kampala ko muri ibiryo byo ku mihanda sina hamu ya kitsu na content yo guteka yaguhenda bisaba kila kitsu cyotse cya kupiga uponyonyo ugapiga mukerekana umugore ari guteka none yago akazi ufite nako muri YouTube gusa njyewe ntabwo nkora akazi ko muri YouTube gusa jamais du tout jamais ntago ariko konyine allo siko konyine da ntago amafaranga nkura muri YouTube yantunga akamfashiriza abantu akantungira umuryango no ntabwo ariyo yonyine ja ibyo byumve neza visa yawe yabaye cancelled kubera jaja da narabibabwiye yagoshaka abandi bantu gwaho ariko narabikubwiye ngwino ubwira abanyarwanda uti jewe kugira ngo mundebe nuko mvuga Jihad nabandi naba Brian nabandi njyewe nzaguha go ahead ugenda uvuge dufite utuntu twirirwa tutuvugaho ngo Jihad twararyamanye nkamureba nkamubwira ntari kuri yara akeneye attention nkamureba nkavuga okay nawe rero jya muri urwo nta content ugifite ikibuga amazi umva ikibuga cya showbiz cyarahindutse ubu ntabwo ushobora kumenyera umuntu rimwe kabiri gatatu ujye umenyera bari abasabine utukango bari mutugaru kagira ngo aratubaguriye bakakwihorera njyewe jamais du tout ndabigusezeranya jamais uzantuka nanjye nzamutuka nta muntu nzitora ngo mutuke atantutse nta muntu ntinya sheri mubyumve neza nta muntu ntinya ntawe nta n'umuntu utinyitse kuri iyi subaho ahubwo igikomeye ni igiharimo nta soni kabiri kangahe njyewe mwari bwumve ngirana n'ibibazo n'abantu ariko still yago muri showbiz wowe tu abandi tubavugaho ibyo bakoze biba bihari urumva naho wowe uragenda ukamara gahe ntabari kundeba urebe na views afite nuko ari kudutuka nizo muri kumu ejo bane butakiri gutuka abantu uzaba uri kurebwa nande gerageza uzinduke na mu gitondo utuka kugira ngo ubone abantu kandi gihe sinshobora kwicara kuri YouTube content yanjye I have many contents. Nusha kuzambwira ngo ka content. Muntu kandi mureke mbabwire nani itegeko rihari byo gukunda umuntu rwose. Gerageza urabona Kampala nayo yaragucanze. Nguri gutumira ngo abantu bo mu Rwanda bakaza kugwa ibiganiro uwo mu Rwanda ubu ngubu bigiye kuzaba impamvu yo guhita migize kubera ko yaje no kugwa ikiganiro nkaba umukozi ureke barabamaze vengesude barasaba bamavengesude wavuga iki bagitumuka ivumbi ugihungura ivumbi mu mutwe sinabonye ivumbi ritumuka mu aya nzashimuza aza kukureba aje n'indege akaza akicara akagwa ikiganiro fine nawe nkabyuka migize koko apana izo kuvuga amavengesude nabonye ukubita akavumbi ngo ngukorera akavumbi mu mutwe n'utukamambiri twa umoja dada urumva bwije bwakeye Jihad ngo ariko namwe muvuga ntago rwose va mu nzira upo ngwino ukore content rwose abanyarwanda ibyo babwiye baraza kwirebera ntugire ikibazo banyarwa mumbabarire mujya no kumureba kuko bituma deprime mutamubonye iyo mutagiye kumureba aradeprima ubu uri gushaka views zakufanya nini da paka pe
muzajya ariko ninjye sina ngufi jihad bamutuke aceceke jamais ntago bizakunda madamu va mu nzira sheri hari content nyinshi kandi abanyarwanda bakureba nushaka kuvuga ushaka twese hano y'abantu bakoze amadega turaza tukabavuga ariko namwe ndashaka kubiyamahana mwebwe muravuga ngo ifirimbi ngo gafirimbi ndongora abanyoko cyangwa bashiki banyu ndongora abanyoko cyangwa bashiki banyu dikureba utuntu turi hano turi kuyasanga gafirimbi yakuzivuza mu maguru ya nyoko wowe uri kuvuga ngo gafirimbi are genda uyigure muri butike ugenda uyivuze mu maguru ya nyoko kumama zen madamu va mu nzira umwana w'ikigorya tukisha umubyeyi ngiye ntabwo mfite ikibazo cyuko umuntu ashobora kunuka ntuka nanjye nze ngutuke ndagusubiza duhigane gutya kuba cyuzi ni imihanda mufite ibyo muhomba ndabibabwiye ubu ndashaka gutangariza ngo nuriya ngo wigize ngo umunyamakuru da genda urebe views zanjye urebe n'izanjye zawe n'izanjye nta naho bihuriye ntaho ariko ngwino abanyarwanda barakureba sibyo ntugire ubwoba umeogopa Kampala yakunaniye ntiwahunze se ubu witwa impunzi da igihugu gifite amahoro mfite umutekano dufite igihugu cyiza gitanga amahirwe kuri buri wese urahari wowe wagize utyo urahunga ngo uhunze igihugu nikosha we peti urabona utababaje nikoda uraho wirirwa ngo jewe ngundi muntu ntaribi fanya kazi kora ibyabo nanjye nkora ibyanjye tuzajya duhura muri Ecobank twese duhura muri Ecobank ubwo ujya mu ya Kampala mwicare hamwe dufanye kazi ngo dushyire hamwe gashyirwa mu rwabayanga jemwe nshyire hamwe nawe nkande twaje pakimwe kora ibyawe mubashyira hamwe nabo nturimo nanjye simbemo ubu tumere nk'injangwe n'imbeba yago tumere nk'injangwe n'imbeba nikoda nikose tumere nk'injangwe n'imbeba sinzi uburyari njyewe urabona ndagusaba reka ikibazo cyawe uhora urira wabaye cry boy abantu baranyanga bagukunde miki se bagukunde miki ahubwo bakubahe nje nta muntu nzasaba kunkunda vraiment no nzagusaba kunyubaha kuko amategeko arabimpa nta hantu handitse ngo kunda uyu umunyarwanda cyangwa kunda umuntu ya urumva ja harimo mu mategeko kubahana muranyanga ikunde njewe unyanga nzikunda wanyanga se nkabirya sibyo nirirwa we rero uraho wiriza baranyanga umuntu uzagukunda n'inyoko wakubyaye abandi bose turakureba tukakureba ngo tukunurirake nimba unkunda Imana iguha umugisha ariko nta tegeko ribiguha ego yayiye umuntu aricara mana jihadi umva yago tube injangwe n'imbeba mbese nawe bibe confirmed tuba abanzi beruye kuko ndabona ntazi ibyo urimo ariko ngomba kukubaha nimba utanyubashye nanjye sizakubaha nta cyubahiro nkugomba ariko kugukunda byo ntago ari itegeko ariko kubaha umuntu ni itegeko uricara ukirwa uko wicurika n'ibikureba muzajya mwicara mutuka abantu nimurangiza ngo bone babatuka ngo bagire ngo ngwiki ego oya rwose oya umwana wundi abishya inkonda
umwana wundi abishya inkonda. Yes, ese ubu niko umva, ntacyo ngusaba nanjye ntacyo nsaba. Ngo mubyeyi we, ngo papa we, yo auna haya auna tahaya. Cyokora mureke mbabwire, mureke mbabwire, mureke mbabwire, mureke mbabwire mwa bantu, ibi bintu sha nanjye ko nkanuyera ndahari wese. Uri kumva, uwo nzakosereza nzamusaba imbabazi, ariko uwo ntazakosereza ntazaje kunshinga, azajya ajya gushinga ijomwe. Njyewe nanjye none nkakugarukira, sinkurenganya, nawe si wowe siko wahoze. Mbere wari muzima, mtoto muzuri, ngira ngo uzi no kubana n'abantu, ariko ubu urumogi rwagutabuye mu bwonko. Urumogi rwaragutabuye, kandi banyarwanda ntimukarenganye Yago nawe siwe. Ni iminsi mibi, iminsi ni imitindi yo kanyago, iminsi ni mibi mwa bantu mwe. Nawe siwe nanababwire, mbere wabonaga ari muzima, ariko jyewe nigeze guca ahantu ari kuvuga ubujajwa, numva ndamurutse. Nibyo nababwiye, buriya sinigeze communicatingana nawe, nta n'ubushuti twagiranye, uretse kumbona mu mihanda caho nuko jihad. Urumva, nawe siwe, ni bangi, ni ibiyobyabwenge anywa, sibyo? Kandi reka nkubwire Yago, umunsi wivuje ibiyobyabwenge mukuri kw'Imana, amazima dore ngaha honde, uzabana n'abantu amahoro, abantu bose mwarashwanye ku murongo.